nanone muraho neza nshuti zanjye bakunzi banjye, amahoro y'Imana akomeze abane natwe, komeze neza, mukomeze kumererwa neza no kumva mwishimye. Hanyuma nabo bitameze neza nibihangane, ntago ariko bihora, Imana irahari kandi ni yacu twese, nabo izabigenza neza. Mukomeje guhabwa ikaze, kore subscribe, comment, share ndetse n'ibitekerezo byinshi byanyu ndabikeneye n'inyunganizi, murakoze. Hanyuma ahangaha tugiye kureba ibiriho by'uyu munsi, tugiye kureba ku mpamvu igira iti impamvu ndiho. Impamvu ndiho. Ese wowe waba uzi impamvu uriho? Ese naba nzi impamvu ndiho? Ahangaha iyo wamaze gusobanukirwa impamvu uriho cyangwa se impamvu ndiho, umenya icyo waremeye, ukamenya Imana ijya kukurema icyo yagutumiye ku isi, ugahagarara mu mwanya wari ukwiye kubamo muri icyo gihe ufite ubuzima, kuko ubu buzima tubona tubuhabwa ni impano y'Imana iduhereza. Hari benshi baryama ntibabyuke, ntibabashe kubyuka, akaryama kubyuka ntibikunde, ariko ukagirirwa amahirwe yo kuryama hanyuma ukabyuka ukiri muzima. Ntabwo ari ku bwawe, ni kubera ko Imana ikigutije impamvu yo kuburiho. Mu itangiriro umurongo wa mbere kugeza ku 26 haravuga ngo Imana iravuga iti tureme umuntu agire ishusho yacu ase natwe. Urumva ko kubaho kwacu ntago ari impanuka, kubaho kwacu ni kubw'umugambi w'Imana. Niyo mpamvu navuze ese buri wese azi impamvu yo kubaho kwe. Izi ntambara tubaho ku isi, ese mu by'ukuri byari bikwiye? Ese wari ukwiye kwireba ukavuga ngo ndi mubi, cyangwa nawe umuntu akakubwira ngo uri mubi ukemera ko uri mubi, kandi uri mu shusho y'Imana? Imana yarakumye ku mugambi wayo. Ahangaha Imana maze kurema ibiri mu isi byose ibona ko ari byiza, iravuga reka ireme umuntu wo kuba umutware wabyo, wo kugira ngo abiyobore. Hanyuma Imana irema umuntu, imaze kurema umuntu ibona ko bidahagije ko umuntu aba wenyine, imuremera umufasha umukwiriye. Ni ukuvuga ngo hano Imana yabonye ko atari byiza ko umuntu aba wenyine, ihita imuremera umugenzi we wo kugira ngo ubuzima bumere buryohe bari kumwe. Ahubwo ahangaha ikindi nakwibaza, ese nyuma yo kumenya ko Imana yabonye ko umuntu akeneye mugenzi we kugira ngo abeho, ikintu nkunda nani Adamu akimara kubona Eva yaravugishijwe arishima cyane, biramunezeza. Noneho muri ubuzima natwe turimo, ese wowe ubuzima bwawe uriho, impamvu yo kubaho, ese umugenzi wawe arishima ku bwawe cyangwa ahubwo ahora babaye ku bwawe? Iki ni ikibazo. Niyo mpamvu impamvu yo kubaho kwacu ni iyi, ni ukugira ubeho uri impamvu ituma mugenzi wawe anezerwa. Ntabwo ukwiye kubaho kubera uba impamvu yo gutuma mugenzi wawe ahura n'ihungabana rikomeye, yangirika mu marangamutima kubera ko wamubereye mubi. Ahangaha hari nk'umuntu utamenya impamvu Imana ikimutije ubuzima, ugasanga uhora ugambanira abagenzi bawe, uhora uri wa muntu uteranya abantu, uhora uri wa muntu w'amatiku, nta cyiza wifuriza abandi. Ese mu by'ukuri ubuhagaze, uri gutekereza uwo mwuka ufite hari ikiguzi ufite ubugura? Ese ubuzi impamvu uriho? Ntabwo uyizi, kuko umuntu uzi impamvu ariho amenya ko kubaho kwe ntago kuba uriho ari wowe uwibereyeho, uba ugomba kubaho kubera ko ugomba kubanira mugenzi wawe neza mu mahoro. Yari wo mugambi w'Imana, ariko se kibi nyine nawe ntabwo yatworoheye. Niyo mpamvu hirya no hino intambara, ibibazo byose twirirwamo bitewe n'ubu buzima waba butatworoheye. Ariko
nshuti yanjye, wowe ushaka gusobanukirwa n'impamvu uriho, ntago impamvu uriho ari ukubera abandi ikigeragezo, ntago impamvu uriho ari ukwirebaho wowe ubwawe wenyine. Turiho kubw'abandi, uriho kugira ngo ube impamvu yo gutuma mugenzi wawe aseka, uriho kubwo gutuma mugenzi wawe yishima, uriho kubwo gutuma mugenzi wawe akira uburwayi afite, kuko hari abantu benshi barwaye indwara yo kwigunga bitewe n'iki, nta bantu babegera, akagenda akaba wenyine, akanumva yanabona umuntu aramuvugishije ko gase mama nanjye umuntu yamvugisha, yumva nta muntu wamuvugisha kubera iki, nyine yariheje, wenda n'ubushobozi afite akiheza. Ariko se mu by'ukuri wowe umubonye wari ukwiye gutuma umuntu abaho mu bwigunge? Nta muntu n'umwe ukwiye kumva ko ari igitangaza, kuko habaye hariho igitangaza ntago hajya habaho igihe ngo upfe usige ibintu byose waruhiye muri iyi si, ubisige bisigare biribwa n'abatarabiruhiye. Niyo mpamvu buri wese yari akwiye guca bugufi, agacira mugenzi we bugufi, tukabaho mu bwumvikane, buri wese ntiyirebe we wenyine, inarinjye tukayireka, ahubwo ukareba ese iki kintu nimba kuko kitanejeje mugenzi wanjye hari kiri bumunezeze. Iyo uri umuntu utekereza gutyo ukavuga iki kintu uko ngiye kiri bumva, ese iki kintu ngiye gukora mu by'ukuri kiranezeza mugenzi wanjye, iyo wamaze kubona ko icyo kintu ugiye gukora mu by'ukuri kitari bunezeze mugenzi wawe, urakireka kuko uzi ko nawe ariwo kibayeho utanezera. Uwo ni umuntu uzi impamvu ariho, ahangaha rero iyo wamaze kumenya impamvu uriho, impamvu ugihumeka, ubihereza agaciro, warangiza ugahereza n'impamvu, ukaba impamvu yatuma mugenzi wawe anezerwa. Urugero, hari n'igihe nigeze kureba ku Isimbi TV, ndebaho umukobwa yagize ikibazo cya depression, yuko abantu bose bamubwira ngo ni mubi, aragenda arahangayika, ava mu bantu, nyine ariyanga kubera iki, ni mubi. Mu by'ukuri n'uwamubwiye ko ari mubi ubwabyo ntabwo ari akwiye kumubwira ko ari mubi, kubera ko hejuru twabonye ko twaremwe kubw'umugambi w'Imana, yuko Imana twese yaturemye ku ishusho y'Imana. Nimba Imana yaraturemye twese mu ishusho yayo, gute uhangara ukabwira mugenzi wawe ngo ni mubi? Gute umuntu aba abyibushye cyane ngo arabyibushye cyane ngo ibiki? Yego tugomba gukora siporo kugira tugire ubuzima bwiza, ariko na wa wundi bitahunze yuko agira umubiri umworoheye kumera uko abishaka byihuse, nta mpamvu yo kugira ngo umubwire ko ari mubi, ku buryo arinda aho ahura n'ikibazo cy'ihungabana rikabije kubera bagenzi be bamubwira ngo ni mubi. Kandi ikintu gituma umuntu amererwa nabi abantu nibo baguhura mu matwi, ni ikibazo cy'abantu. Hari igihe kigera kikareka kuba ikibazo cy'umubiri wawe, ahubwo ugasigarana ikibazo cy'abantu. Abantu bari kundeba gute, bimeze bite, iyo complex akare gutera kurwara icyo kibazo cyo kwiheba cyane. Kubera iki? Umuntu ntago yamenye impamvu ariho, ntago yaje avuga guhereza ubufasha, ahubwo aje avuga ngo ngo ni mubi, ngo noneho basigaje ajagaraye ngo dore nyine. Iyo wamaze gusanukirwa impamvu uriho, ukamera kumenya yuko n'impamvu ufite ako gasura dufite, iyo tayi ufite uko ingana atari kubwawe, ntago wari ukwiye kuhita utera abandi ikibazo cyo guhangayika no kwiheba ngo nawe ube impamvu ibashiraho icyo kibazo, bagahora bahangayitse, bagahora bahangayitse bamiriwe nabi. Ubwo rero ahangaha iyo buri wese yamaze kumenya igitumye ariho, abera abandi umugisha. Numara kumenya igitumye uriho, impamvu uriho, uzabera abandi impamvu yo gutuma banezerwa, uzorohera abandi,
uzatanga ubuzima ku bandi. Nibyo ngira ngo mwese mubyumve kimwe nanjye, tumenye impamvu turiho. Nitumara kumenya impamvu turiho, uzakunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Numara gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, uzakora ibimushimishije nk'uko uzi ko nawe ibigushimishije byagushimisha. Hanyuma twese tubane mu mahoro. Hanyuma iki cyo kiganiro nafite cy'uyu munsi, inyunganizi n'ibitekerezo mubingezeho, muramugize neza, ndetse ukomeze kubana uko ibiganiro bizaba bigenda bikurikirana. Ahangaha isomo twakura mu impamvu yo kubaho, impamvu ndiho, ni ukubera mbeho kugira abandi bibanezerwe, mbeho kugira ngo nkitse ko abandi. Murakoze, ntabwo twabyibashisha, ni Imana yabitubashisha. Hanyuma reke dusenge nk'uko tumenyere ko buri gihe turangije ikiganiro twiragiza Imana, kubera ko tuzi ko nta na kimwe twakwishoboza atariyo idushoboje. Uwiteka Mana uri mu ijuru, Mana igira neza, unubane natwe, unutugirire neza, uduhe impamvu yo gusobanukirwa impamvu turiho. Nitumara kumenya impamvu turiho, tuzabira abandi umugisha. Nitumara kumenya impamvu turiho, tuzifurizanya ibyiza. Urakoze kuko ubitwigishije, ndetse n'abari kudukurikira kuri kamera yuko ubahaye gusobanukirwa biruseho. Mu izina rya Yesu ukomeze utugirire neza, amen. Hanyuma mwakoze kubana natwe, naho ikiganiro cy'ubutaha. Imana ikomeze kutugirira neza. Mwibuka gukora subscribe, comment, byose. Murakoze, amahoro y'Imana abane natwe. Thank you.